muri iyi video ngiye kukwereka imikinire yose ya Rayon Sport nkoresheje Moderi Akbar na Ibrahima Djingare. Umuhanga yaravuze ngo nureba match ntuzabona umukaseri, ariko nureba umukaseri uzareba match yose. Ndanakwereka tactique bakoresha, mbona Rayon Sport izayihamarwe ko ni igitego kuri finale umwe muri bo, ariko ndabanza mpere kuri defensive yabo. Nuko ngo riri ku defenda uzabona bakoze ikintu bita back 5 cyabajya mu ba defenseurs batanu. Babikora gute? Moderi Akbar iyo Kabanga agiye kwiyangaja ku muwinga, Moderi Akbar ahita joining aba defenseurs akabajyamo hagati back 5. Ndabikwereka bikora iki, no kuvuga ngo kuko bazi ko Elite 3 ari butinde kugarukamo gake, ni usa nko Kavalinga Kabanga uramubona hano. Iyi ballon nijya gukinwamo hano niwe muntu iri bunyiro bwa mbere, bigatuma Rayon Sport idakura aba defenseurs baye muri box. Urabona Moderi Akbar arayikinnye, reba ahantu Elite 3 ahagaze biri butume atangiza counter attack. Nuko ngo ziriya forme zose tubona za Elite 3 na Kabanga zose zishingiye kuri Moderi Akbar uba Kavalinga bombi, sibyo? Kadukomeze nagari hano, nagari hamwe gusa. Ino baro bayihaye mu winga, Kabanga agiye kuba aggressive, nuko ngo agiye kumwataka ara aggressive, asiga umwanya inyuma ye. None kugira ngo Didi atava mu mwanya we ngaze gukavaringa Captain Kabanga, ako kazi bagashinze Moderi Akbar ahitavamo hagati akaza gukora back 5 cyangwa aba defenseurs batanu. Reba hano Moderi Akbar ahisa mukurikira ni ugiye kumukavaringa, bigatuma Elite 3 areserva imyuka ye, araruhuka. Akugira ngo agaruke inyuma cyane, agarukamo gake araruhuka kugira Rayon Sport itangiza counter attack abahari. Reba hano akazara gakora ko yanakinye kuri kabiri, afite izo mbaraga, afite iyo myuka. Reba the same hano, reba kunyamba ikwereke neza, aramukuriye umuwinga neza, aramukuriye. Reba ino neri iri kuzamo hano, akugira Didi havemo hano uyasigara ngana bataka bose ari wenyine. Moderi Akbar ahitazamo gutya. Umukaseri w'umuhanga wese kikina bakize, ariko ni ikintu hari ingingo insistaho kudefanda n'abantu batanu iyo bamaze ikipe iri kwatakira mu mande, sibyo? Reba isajya kumukavaringa, reba Elite 3 nibwo abakiri guhinguka, barahisa yikupa, ihita itangiza attack. N'ikimenyimenye ndagira nkwereke iyo Rayon Sport yamaze gukuramo uwo bita Elite 3 hamaze kwinjiramo Ndayishimiye Didier, akenshi ajya ku ruhande Rayon Sport yabonye igitego, sibyo? Reba ku minota 72 uzabona Kabanga ari hano, ariko atari uri kwataka baro ya mbere, kuko Didi aragaruka kwataka baro ya mbere, bigatuma Moderi Akbar agumamo hagati. Urumva ni tactique. Iyo harimo umuntu we abikora bitewe n'umuntu urimo, ntago ari ibintu yikoresha buri gihe. Dukomeze noneho buri ikipe isa nk'iyatakiyemo hagati nka gutya. Urabona ko Moderi Akbar yagarutse ku ruhande aje gukavaringa Kabanga wari wanatakaye. Urabona ko Kabanga aribwo ari kugaruka. Moderi arangije arazana mu kavaringa, ikipe ibura hica, ihita itangiza attack, batangira gukiniramo hagati, bagiye gukenda bakiniramo hagati. Urabona na Djingare yaje gumufasha, ngiye kwereka imikinire yose ya Rayon Sport. Arangije aje kumufasha, ikipe irakomeza ikomerejemo hagati byande twavugaga. Urabona ko Moderi Akbar itasubiramo hagati. Nano akazi ka Djingare naka ngaka, we n'ugu screening cyane n'ukora pressing ibo hano akabataka. Akibara gasigari ku mukavaringa iyo ikipe iri kwatakiramo hagati, tuvuye ku ruhande. Urabibona Moderi Djingare yagiye kugenda azenguruka rinda agera hano, Moderi Akbar wabasigari ku mukavaringa, sibyo? N'imbere mu kibuga iyo bari gukina n'imbere, tuveke n'imbere y'izamu rya Rayon Sport usanga ari ko bahagaze. Yankwereke hano plans ya Rayon Sport turayidekoda yose tuyimenye dukoresheje abakinyi babiri gusa. Reba hano ikipe ntirabageramo, urabona Moderi Akbar ari hano ari gukavaringa. Djingare kinakora ni pressinga n'imbaraga kugira yerekane direction ya attack ahantu iri bukurikira ijya. Araje Ibrahima Djingare itanakora pressing, umupira arawirekiperera ku giti cye, arangije ahita afata bano. Umuntu uri simple ntago buri afata risque cyane kuri bano nka Moderi Akbar, kuko akenshi kari we mu technicien abantu bazi ko ari ufata risque kuri bano. We ahubwo ikintu akora buri gihe bari available. Iyo ushaka gupasa umuntu ni ubuhara kenshi azi nyine gukora appel de balle, ariko agakina ibintu biri simple, passe ku ruhande asubize inyuma. Ahubwo Moderi Akbar ni ufata risque bya hatari. Ndabikwereka nkoresheje igitego batsinze Al Hilal. Kwango hano kano nakavuyo corner barayirase, ndayankwereke hano kuntu bahagaze. Djingare akinye ballon na Moderi Akbar, we akina ibintu biri simple, amaye bari simple, ariko ya Moderi Akbar
ayifashe amaze gucenga ahise ashaka kubita through pass hatari ni ufata risk buri akenshi abantu rukuntu bamudimini yabiteye n'ukuntu akoresha imbaraga bakibagirwa side iri technique n'umutekinise bya hatari kuri ngewe niwe MVP wino Sekafa kuri ngewe ku giti cyanjye nawe ufite kubyumva ari we Moderi Akbar akinye pass iri risk biranga noneho kugira ngo ereke kwa kundi bahagarara mu kibuga n'imbere niko bahagarara Jingare yagiye kwataka inyuma y'uko yizeye ko Moderi Akbar mu covering do ahise agenda akora pressing aggressive reba ukuntu ahita pressing abantu babiri cyarimwe Rayon Sport irekipera baro itangiza attack yavuyemo igitego sibyo ndagira ngo usobanurire uburyo ino mediane ntago ari nk'iya Richard na Noze impamvu ari ingenzi ntago ari nk'iya Richard na uwo bita Abedi kuko bari hari ukuntu Richard yarakoraga cyane ariko Abedi ari umuntu w'umupatro bikaba ngombwa ko Richard akora cyane rimwe na rimwe bikamunanira noneho Richard akaba n'umupasser ufata risk cyane afata risk kuri pass amatru pass hari cyo kintu Rayon Sport itaragira muri abo bantu yatakaje ko yashaka namusanga cyane kugira ngo za pass ziri risk ariko Moderi Akbar nawe ako kanasa nk'ugakora ni agakora nka Richard ariko mediane yabo ibaha imbaraga izino defense boni komeye guri nandi hantu bituruka na akazi kabano bagabo babiri reba nano uzayibona mu gitego byane byose twavugaga igitego batsinze task Rayon Sport equipe baro na undi muntu yo gupa akenshi umuntu ashaka gupasa umuntu ari guhindukira Jingare amuha option afashe baro ashakina ibintu biri simple akunda gusirikira process iburyo ibumoso bahita baya Moderi Akbar we afata ibiriske dore ukuntu ahita hinduramo ikibaro direct muri box akunda no kujya ku ruhande bikwereka nyine buryo ari abakinyi babibuzuzanya kandi batandukanye noneho ndagira nkwereke nahano ku gitego batsinze Jamus cyambere igitego batsinze Jamus cyambere kikwereka uburyo bano bakinye nyine batandukanye passive kwa Jingare ije kwa Moderi Akbar umuri inyuma ariko we afata risk ukuntu agiye kwiteyangaje mu bakinyi babiri pa tusi abavamo ahita avance attack hano havuyemo igitego cyambere cya Rayon Sport none reka tujye kuri side yabo yo kwataka side yabo tugeze muri final third sasa iyo tactique navugaga Rayon Sport ifite gukoramo igitego kuri finale reka tuyite izina bayita box crushing cyaguturika muri box niko nabyita bisobanuye iki buri ikipe igiye kwataka box nkano kuri Rayon Sport igiye gutera cross iyo mu mediateri aje akataka box atinza ga timing reba ngano Jingare ahanari biragoye ko akeka ko iri bare buyatake muri box ariko uwo uratinda gakeya ukaza umeze nkaho batakubona bose bamaze gufixa amaso yabo kuri baro reba hano warangiza ukayituza ukahita hataka box from nowhere do ino ni free header nubwo yakirasa no kuvuga ngo bivuze iki ino system uzayibona umuntu bita Bellingham ni kunda kwitsindisha cyangwa umuntu bita Scott McTominay aba mediateri bazi gutsinda ibitego barayikoresha rero izi ball ziri crucial kuri match zikomeza rero McTominay impamvu bakunda gutsinda cya Bellingham kuri match zikomeye uzasanga yataka box reba nka guri yatatse box Jingare none n'ikimenyimenye nizo niwe mutereye cross Akbar ariko urumva ari bizeye ko Jigi baribu ari bo bakavaringa urumva iyo communication yabo nyine ko none yari nziza sasa rero buriya Moderi Akbar ngiye mubona nkongolo kandi ewana arakora mu manda aragira agira byose none Jigiba buriya Jingare we mufata nka kuntu bamujyanya wa basket ariko ngiye mufata nka Fabian Ruiz kuntu akina ibintu biri simple tayeye yataka box gakeya kagasuku kagapira kisuku reka dukomeze kuri box crushing dusobanure n'uburyo Rayon Sport izakura ngenda bona Rayon Sport ino tactique izayikura mu gito ko bamaze guhusha byinshi reba ngana bano bakinyi bose reba Jingare agiye kwataka box ariko urisanga nta muntu amumaritse kubera iki ntago muha mwiteza mediateur agakwiye kuba mumaritse mwese iyo mugeze muri situation mu fixa amaso kuri baro iyo umuntu abatunguye akataka box ntago mumenya aturutse reba wenyine Jingare yataka box urayibona reba the same hano reba ino cross yaje aturutse inyuma ino box crash bino bintu cyane cyane Jingare ndabona azatsinda kuri finale reba nanuze yarabikoresheje kadukoresha ino angle tubimenye neza barigiye guturuka ku ruhande bano bose amaso ari fixe kuri baro na bano wenda akavuga ngo mwatakara bahari iyi baro byari bigoye ko Akbar bamudefanda kuko nta muntu wo wamumaritse nk'uyu mediateur batangiranye kankwereke gato umediateur ugiye kubona batangiranye action
nawe ahita arangara no batangiranye agiye kurangara rangije ahita akomeza muri box crashing atinda kuza ariko igihazi nta muntu wamamaritse aje nta muntu wamamaritse ahita atsinda igitego bikwereka nyine imikinire yose ya Rayon Sport nimba utanyuzwe ewan sinzi gabisa impamvu re idomine uruhande rw'uburyo nuko ya Modèle Akbar ni upermeta bya bintu byose impamvu Rayon Sport ikomeye defense wahabibonye akazi bakora impamvu Rayon Sport igorana ku masantre nibiki akenshi bajya bavuga ngo Kamena kurura abantu abakurira rande ni bano batipe baba box crashing ni bano ni Modèle Akbar ufata risk ashyira imipira imbere undi muntu utuma Rayon Sport ikina ni Jingare utanga option zo gupasa buri gihe abahari amukora movement pass ibi na keeping simple arashaka ko Rayon Sport igumana possession cyane kuri ibindi bintu byose rero nimba utamenye uburyo Rayon Sport ikina ushaka kubyirebera kuri finale wowe ntuzarebe match yose uzarebe Jingare urebe na Modèle Akbar bonyine amaso yawe ya fixe uzahita ureba imikinire yose ya Rayon Sport ko yakabaye cyo nakubwira ni kimwe nimba ugeze hano umuntu w'amatari hasta la vista kabisa bibaye byiza kubitamo prediction hano ya finale ukaba Rayon Sport izatsinda bingahe iki nakubwira ni kimwe urakoze cyane umuntu w'amatari kabisa.